uraho nawe muraho umuvugizi mushya wahoze uri umunyamakuru. aba bantu ubundi aba bantu nicyo kibamara ubwoba. Guys, mumeze neza. Sasa ejo bundi ubwo twari mu nama y'umushyikirano twishimiye ibyavuyemo, twishimiye uko bari bahagarariye haba abahanzi bitwaye, ndetse twishimira n'uburyo uwari wagiyeyo yihagarariye abanyamakuru nawe yitwaye. Mu by'ukuri bagize ibihe byiza kubera ko habayeho entertaining abantu bari mu kiganiro cyangwa se abari bitabiriye inama y'umushyikirano y'igihugu, haba ku ruhande rwa Scovia ndetse no ku ruhande rwa Bruce Melody. Twarabibonye ku tuvideo twagiye dutambuka ahantu hamwe na hamwe, aho wenda natanga nk'urugero aho Bruce Melody yasabye abari mu cyumba cy'inama cyangwa se muri convention center kuvuga ngo niba hari abankunda nimuvuge ngo yuhu. Ako kantu katambutsemo abantu ubona ko babaye entertained. Akandi kantu katambutseho ku ruhande rwa Scovia naho yavuze uti hari aho Bruce Melody yavuga ngo nindi kuzamuka Shyorongi, noneho ngo akibaza ngo niba we azamuka Shyorongi ubwo abamanuka tubaraca. Nyine n'utuntu twagiye ducamo tugaragaza ko uko byasa kose ibintu byari byiza cyangwa se ari show muri cya cyumba cy'inama. Nubwo ibintu rero byagenze neza, ariko ntabwo nabura kugira utuntu nenga, kubera ko umunyarwanda yaravuze ngo nukoma urusyo ujye ukoma n'ingasire. Reka mpere ku ruhande rwa Bruce Melody. Bruce Melody ngewe akantu munengaho kandi kanakomeye akabaye yiga kwitwara, kubera ko ubu yamaze kuba umuntu ukomeye. Niba asigaye atumirwa mu nama nk'iriya, niba asigaye atumirwa ahantu nk'hariya akicara kuri table d'honneur nk'uko His Excellency yabivuze mu nama y'umushyikirano washize, akahabwa umwanya agatumirwa, ni ukuvuga ngo ni umuntu nawe wakabaye uri ku rwego nawe mu bijyanye no mu mutwe, haba mu bisubirize ndetse n'ahandi, yo kumenya abantu bari kumwe. Reka ntange urugero. Nani umuvugizi wungirije wa guverinoma, ubwo ndavuga Uwera Jean Maurice, ngira ngo abari mu kiganiro, abari mu nama barabyumvise ibintu. Yaramubajije ute se Bruce, ubugeni cyangwa se ibintu by'imyidagaduro cyangwa se ubuhanzi ni ibintu umuntu yakora nk'akazi? Icyo cyari ikibazo cyiza, ariko Bruce Melody agiye gusubiza yaramusubije ngo icyo si ikibazo wakabaye umbaza umbonaha. Come on. Icyo si ikibazo wakaba. Ni ukuvuga icyo gisubizo tugiye kugisesengura kirimo amagambo abiri. Irya mbere, asuzuguye umuntu umubajije. Kabiri, asuzuguye ikibazo abajijwe. Ni nko kumubwira ngo ntukambaze ubusa. Come on. Umuvugizi wungirije. Ariko reka tujye dufata iki kintu, reka tujye dufata ibintu byose tubifata ukuntu biri. Ngaho tekereza umuntu uvugira igihugu ari kukubaza ukamubwira ngo mbajije ubusa. Bruce, you have to collect yourself. Nukuvuga nge ntabwo ukuntu yasubije icyo kintu ntabwo cyanshimishije. Ukuntu yasubije ibyo bintu ntabwo byanshimishije, kubera ko Bruce Melody ni umuntu mukuru, ni umuntu uzi umuntu bari kuvugana, ni umuntu uzi umuntu uri kumubaza, kumubwira ngo icyo kibazo ntabwo ari cyo wakabaye umbajije uri kumbona aha, kumubwira uti ibyo ntukambaza ubusa undeba, ibyo bintu ntabwo ari byo. Bruce Melody, twizere ko ibi bintu mu butaha niyongera kugirirwa amahirwe nk'ariya, biya bintu ntabwo bizongera. Reka twizere ko bitazongera, kandi n'abandi bantu babibonye bikabababaza nabo bamubabarire. Ikindi, reka nsabe umuvugizi wungirije wa guverinoma nawe kumubabarira, kubera ko ni mukuru. Impamvu uvuga ngo ni mukuru ni uko kugeza aka kanya Bruce Melody ni hariya ahantu yari ahuriye na Uwera Jean Maurice, kuva yaba n'umunyamakuru, umuntu wigeze ubona ahantu bari gukorana ikiganiro n'abimbwire. No kuvuga rero ni respect yakabaye muha, tutanagendeye ko ari umuntu wenda ari umuvugizi wungirije wa guverinoma. Ariko ibyo kungiriza reka tunabikureho. Ibyo kuvuga ngo ni umuvugizi wa guverinoma, ni umuntu yakabaye yubaha, kubera ko no mu myaka aramuruta mu bijyanye n'itangazamakuru, ni mukuru cyane. Uwera Jean Maurice ni umuntu twese twubaha, ni umuntu mukuru, ni umuntu uzi ibyo avuga, ni umuntu uzi, ni umuntu nyine mukuru ahantu hose. Bruce Melody kumusubiza ngo ntabwo wakabaye umbaza icyo kintu, ntabwo wakabaye umbaza amafuti, ntabwo ari byo. Njyewe narakurakariye mana. Icya kabiri ni reka nze kuri Scovia. Umutesi Scovia nawe baramubajije bagitangira kumubaza baramubajije se
umunyamakuru w'umwuga n'umunyamakuru utari uw'umwuga twabatandukanye gute? Nawe ahita aramusubiza ngo ntuzire utandukanye abo bantu, aho uzatandukanye nyine wumva uburyo yabivuze, nayo yabivuze mu buryo ubona buri mu buryo buri mu gasuzuguro ukuntu, nawe ashaka kumwereza ko nawe amubajije ikibazo cy'amafuti, yamubajije ibindi akabaye amubaza mu buryo buri aho ngaho. Ikindi agitangira kumubaza nawe sinibuka akantu neza yamubajije, ariko Scovia yagiye kumusubiza aramubwira ngo yaramusuhuje Scovia nawe agiye kumusubiza aramubwira uti ngo uraho nawe. Muraho umuvugizi mushya wahoze uri umunyamakuru. aba bantu ubundi nicyo kibamara ubwoba, nicyo kibamara ubwoba. Nubwo yaba ari umuntu utoraguye mu muhanda hariya, nubwo yaba ari umuntu akagirirwa icyizere na His Excellence akavuga uti uyu muntu araba umupresentatif wanjye, ikibazo nakabaye ngiye kubaza niwe uri bukimbarize, icyo ndi gutekereza niwe ndi bukibwira akakivuga, kuri kujya kumusuzugura imbere y'abantu ko wiboneye.